Mukomeje kubona inkuru bavuga ko umuntu witwa Yago Pondati we n'umugore cyangwa se uriya mwana w'umukobwa babyaranye witwa Teta Christa ko baba batandukanye. Ni inkuru itari yamara amasaha 48 iri kuvugwa cyane 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 kuri iyi mihanda, ariko iravugwa yuko iwabo iyi nkuru iri guturuka aho uriya mwana avuka mu nce z'iwabo, niko abantu bakomeje kuvuga. Ariko sinzi niba kuba umuntu yakifata akajya gusura famiye ye, urumva bari mu bihugu bitandukanye, niba yabaga i Kampala akaba yaje gusura famiye nk'umuntu wabyaye, sinzi niba aricyo kiri buze gutuma abantu bemeza neza yuko aba bantu batandukanye, cyangwa se ntabwo yaba Yago ntago akiri guforowinga uyu mugore we, cyangwa se umukobwa babyaranye, yaba n'uyu mukobwa ntabwo ari guforowinga umuntu witwa Yago, bose baforowinguranye yego. Ariko ntabwo jyewe nemera yuko ibi bintu ari byo, n'abantu rwose mukunda Yago sinzi neza impamvu muri kwemera yuko ari byo. Ikindi kuza umuntu akavuga ngo Yago ni umunyamatiku ntabwo yari buze kubaka. Yago ntabwo ashobotse, ntabwo yagombaga kubaka, n'ubundi twabibabwiye kera yuko mwebwe mutazubaka, kuko Yago imico ye ntabwo yavamo umugabo muzima. Tuvugishije ukuri, urugo rwubakirwa kuri social media. Tuvugishije ukuri, kuba umwe atari guforowinga uwundi bivuze ko urugo rwasenyutse. Ntabwo ikindi kintu kiriho, kandi ntabwo nzi ukuntu umuntu mukuru uzi ubwenge wavutse akaba nawe azagira umuryango kandi yarakuriye mu muryango, sintekereza ukuntu ujya hari ukenjoyinga ugakora konseri ngo y'ukuntu ngo Yago ngo yasenye bikakunezeza ukabyishimamo. Sinzi inyungu ushobora kubigiramo, sinzi ukuntu bigomba kugushimisha ukabigira ibindi. Ariko biravugwa yuko aba bombi batakibana mu nzu, biravugwa yuko Yago ari Kampala wenyine, hanyuma uyu Teta Christa akaba yisubira iwabo. Byakomeje kuvugwa cyane yuko ngo uyu nguyu witwa Yago yakennye, ni ibivugwa. Ababivuga ntibamenye inkomoko yayo, kuko bavugwa yuko ngo buriya Yago ngo hariya i Kampala nubwo ahatuye abayeho ngo atunzwe na famiye y'uriya mukobwa. Ariko jyewe nemeza yuko ari ibihuha, sibyo? Ikindi Yago akomeje gukora, sinzi rero ukuntu abantu bifashe ibintu bakagenda bakabihuza yuko ngo famiye y'umukobwa ariyo ibatunze. Byanashoboka kubera ubwumvikane, ahari urukundo nta kintu kitashoboka, kuko rega buriya Yago we ubwe yemera yuko yagize ate, yahunze. Iyo umuntu ahunze rero kwesitara ubuzima bundi bushyashya ni ikintu kigira gite, kigorana, donc ni nko gutangirira hasi. Rero nta kintu gihari cyemeza nk'igihamya cy'uko aba bombi bagize bate, batandukanye, ahubwo izi ni inkuru mpimbano. Ikindi kuba Yago yareka guforowinga umugore we, niba ari umugore we, niba ari uriya mukobwa yateye inda, buri wese agasiba amafoto bari bafitanye, ntabwo Yago ari injiji, si umwana, ntabwo abuze ubwenge, ibyo ari gukora arabizi. Ikindi ntabwo nzi ikintu kiri gutuma abantu ibi bintu babinezererwa babyenjoyinga. Yego Yago ajya yitamo nyine akaduhereza utuntu tw'utubombe, akajagaraza entertainment, sibyo? Ariko nta kintu kibi yakoze kidasanzwe ku buryo abantu bashobora kwishimira yuko yasenye, kuko n'abo yavuze nabo, yaba Yago ntabwo ari shyashya, n'abo yavuze nabo ntabwo ibyo bakora ari ibyiza 100%, kuko Yago si umumarayika, nabo bahora bashwana ntabwo ari abamarayika. So rero ntabwo ntekereza ko ibintu ari ibintu byagakwiye gushimisha abantu, uko nabonye babigize ubukwe, babigize konseri. Yago yatandukanye n'umugore we, Yago yashwanye n'umugore we, babyaranye umwana nta nubwo aramara amezi 3, none urugo ruramunaniye aka kanya. Umugore yamutaye i Kampala yisubira hehe, iwabo. None se mwabantu mwe niba mubizi neza, niba mubyibuka cyane cyane Big Energy, niba mubyibuka neza nk'abantu mujya mukurikirana ibikorwa bya Yago, ikiriho cyo Chano yo yasaga naho yasinziriye. Chano yongeye gusa naho ibyuka igihe haza saga ngo zo kubashaka ngo gusohora ngo amavideo ngo ya Brian. Iyo niyo saga yongeye kubyuka. Ikindi kintu ngo cyashimishije abantu ni ukuntu buriya Yago yashatse gusenyera umuntu witwa
Kimenyi na Muyango, avuga yuko ngo Kimenyi Muyango ari muri timu y'umuntu witwa Briane na Jihad, bakaba baramujyanye ngo mu bintu by'ubutinganyi, bikaba byaratumye ngo urugo rwa Muyango na Kimenyi ngo rusenyuka. Nicyo abantu bari kuvuga ati urugo rwawe rwasenyuka rwagera, wibuke ko washatse gusenyera nde Muyango, uvuga ko ngo ari umutinganyi kandi witwaje ngo muraziranye ngo muri inshuti. Ntabwo waba inshuti y'umuntu ngo nurangiza ujye kumutaranga ngo ujye kuvuga buryo ki ngo ari umutinganyi. Ntabyo wahagazeho, ntuba muri urwo rugo. Abo bantu yajya gutingana uhari, biri mu bintu abantu bakomeje kugaruka bavuga ati ntubizi gusenya, nawe washatse gusenyera undi mwana Muyango ndetse na Kimenyi. Rero ikindi kintu kiriho abantu bagomba kwitega, bagomba rwose no kitari buze no kuzabatungura cyane, kuko sinemera ko aba bantu bashwanye cyangwa batakiri kumwe, cyane ko ibi ntacyo kwishimira kirimo. Kuba abandi abantu bari bikundaniye, bari babyaranye umwana, babana nk'umugore n'umugabo, gushwana kwabo njye mbifitemo izihe nyungu? Wowe se uri kubyenjura ngo uri kubiserebura ushyira aho ngaho udukomenti tw'ibyishimo, wowe bifitemo izihe nyungu? Yago kuba yasenya hari inyungu bifitemo, Krista kuba yasenya hari inyungu bifitemo, uriya mwana kuba yabaho abana n'umubyeyi umwe kandi yakagombye kugira care y'ababyeyi be bombi, hari inyungu wowe bifitemo. Rero niyo mpamvu njye sinemera ko bashwanye, ahubwo niba mubizi neza nk'abantu mukurikira Yago ari gutegura alubumu yiwe, ari gutegura indirimbo ze. Biravugwa yuko ibi bintu byose byagiye hanze nk'iki nka plank, biravugwa yuko ibintu byagiye hanze kugira ngo abantu bongere kugira gute, bongere kwita ku muntu witwa Yago. Guys, Yago imiziki ye rwose nta kidasanzwe. Urumva n'ibi bintu byose biri kuvugwa ahangaha, nk'ibi byose uko mubibona, imiziki ye kugira ngo irebwe cyangwa no kugira ngo icurangwe biba bigoye, nubwo yavuze ko azaba abana isereri mukayumva ku kibi no ku cyiza ku gahato. Ariko aka kantu ni agatwiko, ibi bintu byose biri kuvugwa atari kuvugwa, arajya ngo mukomeze mutindeho. Agiye kwikorera alubumu, ni uburyo bwo kugira gute bwo kumaketinga ibikorwa bye. None se Chano musa naho mwayirengagije, ntimushaka kuyireba, mwaramubeshye ngo muramukunda, muramubeshya ngo muzakomeza mumwiteho, ntimushaka kumwitaho. Birangije bigira bite? Ibintu bye bisa naho bisubira hasi, kandi niko kazi kari kamutunze. Rero ni imiziki igomba kumutunga, mwabyemera mutabyemera. Niyo mpamvu jewe nemeza ntashidikanya neza kuba ataflowing umugore nawe ntamuflowinge, hakaza inkuru y'igihuha ngo yatandukanye n'umugore we. Guys, ntibababeshye abantu mukunda Yago, ntimucike intege. Yago n'umugore we bari kumwe, ntabwo batandukanye. Aka ni akantu k'agaplanka kugira ngo agira ate yikorera imiziki yiwe, mwongere kugira gute kubyitaho. So abantu mumukunda mukomeze mumusengere, murebe ibiganiro bye, mukomeze mumwiteho. Ntabwo ari mubi kugeza ku kigero cy'uko abantu mushobora kunezezwa n'uko yatandukana n'umugore we. Ibyo yakoze n'ibyo abandi bamukoreye byose ni uburyo bw'imibirindurane kugira ngo ibintu by'amafaranga bizamuke, nubwo hajemo ibirenze ibyari bikenewe, ariko ntabwo ari mubi kugeza ku kigero cy'uko mushobora kwishimira yuko ngo yasenye, ngo uko ngo agira amatiku muri entertainment, mu bintu bya YouTube, ngo wumve ko ugomba no kwishimira yuko yasenya. Nta nyungu bifitemo guys, mujye mwiyoroshya mwo gake.